Ndagusuje. Dune migration ni igihu cyangwa se umuyaga ushobora kwimura umusozi wo mu musenyi, aho umuyaga mwinshi uhora uhuha mu cyerekezo kimwe bigahungabanya umusenyi. Ibi ngibi bihita bituma wa musenyi w'umusozi wimuka buhoro buhoro. Ibi tuba turimo kuvuga bishobora no kuba byaba mu minota 30 ahantu niba ruhanyuze harambitse. Iyo wihaye kuhagaruka bibaye ngombwa kuhagaruka urayoba uhita usanga umusozi wabaye. So n'existe pas. Ibi ntabwo bikunda kubaho, kandi niyo bibayeho bifite aho bibera. Ibi bintu zaho biba. Iyi ni Kingdom JB TV, nawe ngiye nitwa Bombiva. Ni mu kiganiro mucyo tubona ngo ayikaze. Mu biganiro binyuraho indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JB TV, naho ngiye nitwa Bombiva. Ikaze ryura rihorana. Nyuma yo gukora subscribe ngo haye ikaze, reka turebe iby'ingenzi byimura umusozi wo mu musenyi. Icya mbere ni umuyaga, wind. Uyu nguyu ushobora gutwara utubumbe duto duto tw'umusenyi tugasunika buhoro buhoro umusozi wose. Ibi ngibi bishatse kuvuga ngo nta muntu upfa gukurikirana umuntu uwo ari wese iyo bagenda mu butayu yamwanikiriye mu birometero. Icya kabiri ni imvura n'inkangu. Iyo ihuriranye n'ikirere cyumye nayo ibishobora kwimura umusenyi. Icya gatatu ni ahantu, place. Binyuze mu bikorwa by'ubwubatsi, ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi, ibi ngibi biba bishobora gutuma haba ubutumburuke bw'umusozi. Muri make, umuyaga mwinshi ni wo gihu cy'ingenzi kimura umusozi wo mu musenyi. Iyi ni Kingdom JB TV, naho ngiye nitwa Bombiva. Icyo ngusaba we ni ugukora subscribe, waba nakunze iyi video ugakanda like kugira ngo igirebwa n'abantu. Hanyuma icyo nkwifurije ni ukuzagira umwaka mwiza, kandi ndabazirikana. Esyotomen.